morning breakfast ushobora kuba wibutse gufata ibyo kurya bya mu gitondo ukaba wumva uguwe neza mu gifu nta kibazo na kimwe ufite ariko ukaba utabonye umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Reka nguhe breakfast y'ijambo ry'Imana. Kora subscribe niba utarayikora, nawe wayikoze uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kubana muri byinshi bitandukanye. Ijambo ry'Imana ry'igitondo, Zaburi y'Ijana na 21 umurongo wa 1 n'uwa 2. Indirimbo y'amazamuka, nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Ubutumwa rero bw'ingenzi muri iki gitondo. Bavandimwe, uyu munsi dutangiye twibuke ko imbaraga zacu zidahagije kandi ko ubufasha nyakuri buva ku Uwiteka wenyine. Ibyo duhura nabyo byose, ibigeragezo, ibibazo cyangwa intege nke, byose bishobora kudutsinda niba tudafite Uwiteka. Ariko iyo tumuhaye umwanya mu buzima bwacu, aradutabara, akadutwaza kandi akadufasha kugera aho tutakwigerera. Isengesho ry'igitondo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko utwongereye umunsi mushya. Uduhe umutima wizera, uduhe kubaho tuguhanga amaso kandi twiringire ubufasha bwawe. Uduhe kubaho mu mahoro no mu rukundo rwawe kandi uturinde mu nzira zose zacu, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'umunsi. Ubufasha bwanjye, ubufasha bwawe bwose buva ku Uwiteka. Naho ubundi njye ndi Evangeliste Salomon Iradukunda. Komeza ubane natwe, ntabwo uzicuza. Amen.